abakobwa benshi bagumirwa bari isugi yego abari isugi ariko menya abo ngabo bari babi nyine mu buranga nyine abatari beza nyine mu buranga bari beza ubona mbese inyuma ameze muti nizere ko mumeze neza ni ukuri twari tubakumbuye cyane cyane so uyu munsi twishimiye kongera kubana namwe nk'uko bisanzwe nkumva turabashimiye cyane urukundo mwatweretse ku kiganiro twakoze ubushize comments zanyu twarazisomye mwarakoze muduha inama mwarakoze cyane mbese Imana ibahe so uyu munsi tugarukanye na Reaction nk'isanzwe suhuza abakunzi bacu. Hello guys, nari mbakumbuye cyane pe ndabasuhuje mumeze mute turabakiriye namwe mubane natwe ikindi ni ukuri mukoresha ku nshuti zanyu baduhe subscribe turazishaka mubidukorere nk'abantu bacu turabakunda cyane thank you so tubaganiriza nyine turavuga icyo yego Grace kuri uyu munsi twari tumaze igihe kinini cyane tutakora ariko rwose dufite urukumbuzi rwinshi so rero ku munsi dufite sije igira ati buryo dufite sije ivuga ese ni iyihe myaka umukobwa ageramo akumva nyine yaragumiwe nyine ni iyihe myaka igeraho umukobwa akumva yaragumiwe mbese ibyo kugumirwa turabivugaho ibintu byinshi turavuga igisobanuro cyabyo nyine dufitemo ingingo nyinshi turivuge kuri icyo kintu ariko ahubwo ikirya nibaza n'abahungu baragumirwa cyangwa n'abakobwa gusa baragumirwa bavuga ngo nyine umuntu yabaye umuhungu ntabwo abantu bose ari abahungu iyo ugeze mu myaka mirongo ingahe abahungu kumenya yari kure cyane imyaka abahungu babita abagabo iyo ari ukuntu afite rank bamwita umugabo njye menya ikintu cyo kugumirwa cyaribasiwe abakobwa gusa uriya n'abasore nyine ntabwo babitaho cyane ntabwo bipika cyane nk'abakobwa icyo kintu ni ukugikoraho abakobwa bo birapika cyane abantu bagatangira kuvuga famiye iki ukagera ariko nyuma umuntu agera akiyakira so rero Grace urabanza nyine utubwire kugumirwa ubundi ni iki kugumirwa iryo jambo rivuga iyo umukobwa amaze kugera hafi imyaka 40 45 atarashaka nibwo bavuga ngo yaragumiwe iyo myaka ubwo nyine niyo iwacu tugenderaho tuzi mu bindi bihugu imyaka mugenderaho muvuga ngo umukobwa yarengeje igihe cyo gushaka nkeka ko ari nayo description yo kugumirwa iyo ari yo nyine ni igihe nyine umukobwa yarengeje imyaka yo gushaka aha ngaha iwacu mu Rwanda twaba tuvuga ngo ni imyaka 40 na 45 ati umukobwa icyo gihe aba yarengeje imyaka yo gushaka bikatuma n'abakobwa bacu basigaye bavuga ati iyo ugeze muri iyo myaka biba birangiye agatangira kwiheba ati mana yanjye ati ntaragumiye sinzabona umugabo so Grace uratubwira rero ni iki ariko ikintu turi bwibandeho cyane ni iki gituma umukobwa agumirwa ndavuga mu bintu binga nk'ibintu nka bitatu bigaye namba ni ikintu umuntu gituma umuntu agumirwa icyambere hari igihe pe nta ruhare aba yarabigizemo ntagire igikundiro hari niko nabivuga noneho ikindi wenda akaba yaragize kubenga cyane cyangwa se hari ikindi kintu cyaba kibitera umuntu akajya muri relationship n'umuntu igihe kirekire cyane mbese ugatangira gukundana n'umuntu mukiri batoya mukamarana igihe kinini finally bigapfa icyo kintu akenshi gituma umuntu agumirwa abantu baba bazi ko mumaze imyaka 10 ufite fiancé akenshi baba bamaze kumenya ahantu hose uwo muntu iyo finally bipfuye kugira ngo uzisange mu rundi rukundo biragora ahubwo nyine ukiri kuri aho ngaho wamuganye we hari abakobwa badatendeka ajya mu rukundo akajya mu rukundo n'umuntu kandi wa muntu nka bya bintu twavuze adafite gahunda yo kuba bakora ubukwe vuba vuba cyangwa muri we nyine adafite kumushaka ariko umukobwa nyine akibwira ko ari proud yiwe bagera bakamara nk'iyo myaka nk'icumi ukundana n'umuntu cyangwa 10 nanjye mbigize byinshi iyo nayo irashira barahari barimo yego se cyane abo bakabije pe reka tuvuge 5
twebwe tuba twaraje pafu reka tuvuge 5 uri kumva none se nk'ubu ngubu warakundanye n'umugore imyaka 5 mwarangiza mugatandukana reba kongera kwiyumvishamo kongera gukundana biragora kandi n'abantu nyine baba bagushaka bagenda bava mu nzira rega bashaka abana ndi kumva muri ibi bihe numva yuko kuba uri kumwe n'umukunzi ni ibintu biba bitoroshye ku bakobwa ngo bakora amasuku mu ngo z'abahungu nyine ni ibintu nyine ubona avuye muri urwo rukundo nyine yahura n'ingatse ibyo nakoze byose kongera kujya gusubira muri iyo ritime yo kuvuga ati nongeye kubona umukunzi ariko n'igihe atanamubona bigatinda bijya bituma umuntu agumirwa 100%. Imyaka nyine ikagenda yisunika noneho ku kindi kintu nk'abakobwa bavuga ngo bafite amafaranga abahungu nyine bakabatinya umukobwa ufite amafaranga menshi nyine bigaragara akenshi nabo bakunda kubura abagabo. Ni gute se babura abagabo gra? So abasore barabatinya ariko navuga kuko ari byo usanga afite amafaranga atiyemera atabyiratana ariko ugasanga abasore ariko umukobwa ufite faranga nyine ariko ntabwo atazashaka umusore akavuga ati azansuzugura kubera amafaranga atazansuzugura kubera amafaranga uyu mugore najya mvuga uyu mugore ufite akazi keza afite ifaranga biragorana reka ngiye no ku kandi kuri n'icyo wavuze kuriya nyine kubenga ngewe ari umukobwa nzi urukumva yarabengaga yari mwiza nta kintu yari atwaye ariko yabenze inshuro 3 nyine akakaza yabenze inshuro 3 oya nimba se yaratangiye gukundwa ari mukuru n'ubundi cyangwa akajya ngakunda no muhungu baza kubana ngani kurenga udafite umusheri byo muri nini nanjye nicyo kintu mbana ari kumva nk'umuntu ugumirwa kubera icyo kintu myeka ko ari wowe wabyite cyara abakobwa babenga wa muntu cyane nyine nta utamenya ariko yenga ufite akavuga ngo kuriya ngo ni umupolisi ngo sinashakana n'umupolisi akaba muvanyemo nawe surakazanye ndabyibagiwe oya ntabwo kumva ati uriya ati nakazagira ati nakafite agenda nyine agira ibiraka nyine bigenda ati rero sinabana nawe umuntu udafite icyerekezo ati rawe sinabana nawe ukabona nyine agiye abengwa cyane shaho none mva mubwire Yesu nari nibagiye bariya none uko ari uwo mukundana bikarinda mukora ubukwe mwagera kuri Grace ukabura umukwe oya se yaje numva ari film yewoya none se nyine uwo mukobwa ari kukubwira niko byagenze yabenze inshuro 3 noneho iya kane akundana n'umuhungu waranamwemeza neza arangije bagiye kuri Grace umukwe arabura oya bafite ikibazo baba baroga mama babaye bataroga ntabwo nabyeze no guroga se biracyabaho ubu ngubu muri bibe byacu nase baba umukobwa ngo wisugi umukobwa ugumiwe ngo abenshi ngo baba bararoga maze abakobwa benshi bagumirwa bari isugi nigo abari isugi ariko menya abo ngabo bari babi nyine mu buranga nyine abatari beza nyine abantu bari beza ubona bese inyuma oya abo ngabo niba abandi bafite amafaranga cyangwa se yarabenze cyane cyangwa nyine yarabenze cyane yusha ndamuzinza ariko ari isugi se igusha yarabuze umugabo mwiza pe kandi ushabona mushaka muri comment please dufite umugeni umusaba ati umva mwiza uyitaho hari n'ahantu twari turi kumwe uzamukubwira uzamumenya mwiza pe ndamukorera pase rero umva twari turi kumwe mu kumvura makeup reka umva yasa mwiza nje nibaza impamvu yamubuza ariko Imana afite amafaranga se ubundi abakobwa bagumirwa ari beza baba ari abakire bafite amafaranga abahungu bakabatinya ati batazadusuzugumirwa batayafite kuko ari mwiza ahubwo akajya benga nyine akabura umuhungu uri ku rwego ariko njyewe umukobwa ndamushyigikira gute rero umushyigikira kwenda buri umugabo ni iyindi topic nayo we n'ukuri n'iyindi sije nayo gute umushyigikira akabura umugabo nyine bari kuri level yiwe nyine oya reka mubwire ubundi umugabo nurusha umugore amafaranga
please niho icyubahiro kiva niho nyine umuntu uza umugabo aba yishyura renti cyangwa yarubatse yariyubakiye inzu ye ariko shani n'abagore bashaka amafaranga kandi tukabona ntacyo bitwaye uwo ngo niko Imana iba yaramuhaye akabyubahira umugabo we 100% umugabo akamanaginga amafaranga y'umugore tugereranyije ku ijana abakobwa b'abakire bakunda barasuzugura abakobwa basuzugura niyo mpamvu mubengwa so rero niyo mpamvu anavuga ngo njyewe ndashaka uwo uri ku rwego ruto rwanjye bigasanga akabona ati tukabura umusore cyangwa umugabo nyine uri ku rwego bikarangira yujuje iyo myaka 45 twagiye cyangwa 40 mwisubireho abakobwa beza mufite amafaranga muce bugufi mujye mushaka n'abasore badafite ikofi mu bihere uko birangire babatware basuzugure please abo nibagera mu rugo mu bubahe so rero Grace ikindi ni igiki nyeka ko nyine ari byo ngibyo bituma biri kuri ikintu cyo kugumirwa bituma nyine abakobwa bagumirwa kuri ibyo nyine twavuze nyeka ko nyine byo gituma abakobwa bagumirwa so rero akantu ko kugumirwa kabenga akantu ko kugumirwa mu bakobwa hari n'abari guhubuka mu gushaka barangiza bamara gushaka ngo bagiye kugumirwa ingo zigatandukana bagakora divorce kubera iyo adakunze cyangwa agahubuka biba rero ugasanga divorce iraje kubera iki kubera guhubuka please imyaka iri kungenda imyaka ni imibare igihe cyose gishobora kumva ko ushaka gutereka nawe ukagenda ukubaka urugo urubyara Imana ruhaye itsoke tarubahaye itsoke please nimukajye mwiheba uko abakobwa baba barihebye yagize imyaka 30 abatangira benshi cyane iyo nka 28 imyaka 28 iyigiyemo mwese ngo kudashaka 29 nasheri iki ariko se wakweretse 30 umuntu bari mutoya siri tucyo koze ku muntu wize imyaka 30 ntacyo baye bacana iyi ku muntu wize byo shabirumvikana 30 ariko ku muntu nanjye nari kuyigeza pe wari kuyigeza utarashaka barari kibazo ariko ku 30 ntabwo ikabije ariko nuko nyine abantu bakira kwa ko bashakaga ari batoya ababyeyi bacu bashaka bafite 18 19 20 nanjye nashatse ari mutoya ubwo genda nakabije abandi nkaho utera pressure abana mwiganye atabyaye kabiri yewe kuri shambatera pressure pe mutwandikire muri comment hari ababyaye kabiri ngo ngiye sindashaka umva nimugaterwe pressure n'abantu mwiganye n'abantu mungana ngo yashatse buri wese afite Imana yamugeneye sibyo buri muntu ubu hari Imana yageneye kazashaka afite 30 akabirwo bigenda neza 40 akabirwo bigenda neza 45 akabirwo bigenda neza ugasanga iyo ushaka mbere wenda bifite uko byari kugenda bitari byiza so buri wese afite Imana yamugeneye ntitwajya tugira twiblaming cyangwa ngo ababyeyi cyangwa societe Imana yanjye mujye mubacaho nyine pe birumvikana umuntu atangira kugira ikibazo reka tubwire noneho societe muduhera agahenge abakobwa bacu igosha mubare please kubona umukobwa yiciriwe nturashaka yewe bimeze bite nta sheri ibyo noneho kurevuga niyo hantu bakunda kubivugira ugasanga abantu nyine musengana ati se we bite uramukobwa ntibaramujyana uwo mukobwa ntibaramujyana we abantu b'abandi mubareke ibyo bintu birakomeretsa kandi nibwe nyine societe itera pressure abantu bakobwa bameze gutyo mubareke afite nyine igihe cy'Imana yamugeneye mujye mubareka biturize mbese babone ko ntacyo bitwaye rega hari n'igihe rega kutanashatse se gushaka ni ngombwa ntabwo abantu bose ari byo baremewe ntabwo ari byo baremewe hari abantu bose batazashaka nasoma masera ko babaho ubundi abona amahitamo yabo ariko bo baba barasezeranye n'Imana ngo ni abagore ba Yesu reka ibyo nicyo kubivuga we ntabwo tuzi ariko umva rwose societe iki kiganiro nta kindi kintu twabikoreye ikintu twashatse kubwira kuri abo bakobwa babenga mugabanye please kubenga ikindi societe muduhera agahenge abakobwa mureka abantu biturize bibyibuhiye ufite icyo kibazo yuko atarashaka wamushatse yegora ese ubizi ute nimba Imana yaramupangiye gushaka kutamuha umuhungu wawe rero
rwose iyi content impamvu twayikoze, iyi sije impamvu twayikozeho ni ukugira nyine tubwire umukobwa wawe igenzure wowe ubwawe. Ese ni iki kiri gutuma imyaka kuri iyo myaka nyine bagennye nyine ngo 40 na 45 igera narashaka? Ni ikihe kibazo mfite? Ndabenga? Ese ahanijye warabigenewe ko utazashaka? Ese nyine wowe ubwawe irebe nyine uvuga ati ni ikihe kibazo mfite, urukumva? Ese mfite amafaranga? Niyo abahungu bari kurebera bavuga ati nzabasuzugura. Hari n'igihe wanavuga aya mafaranga ukavuga ati none reka ndeke kuyerekana nimba ushaka gushaka. Rero umukobwa igenzure nimba ari ufite ikibazo, ariko nimba atari ufite ikibazo societe niyo ngiyeho. Please muduhera agahenge abakobwa bacu. Ntabwo uzi ikintu Imana imufitiye umugambi kuri we, ntabwo nyine uzi iki Imana yamugene, hari igihe atazashaka. Rero niyo mpamvu mujyeho nyine mukabatera stress, mukabatera trauma y'ibyo ngibyo vuga ati ngo ntabwo ndashaka, ngo abantu bahora bambwira ko kinarashaka. So rero muhe agahenge abakobwa bacu. Namwe bakobwa mwigira ikibazo y'uko ngo naragumiwe, please, kuko uzashaka uhubutse ugere mu rugo bikunanire byange ukore divorce. So nibyo twari twashatse kubabwiraho. Rero nshuti zacu mukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi, please mudukorere subscribe, turabasabye mudukorere subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubone ibiganiro byacu bya buri munsi, mukora share kugira ngo tumeze tubone subscribe, na like irakenewe cyane, na content na comment irakenewe cyane. Murakoze, mugire umunsi mwiza.